ngiye kukuzamura. Umuntu iyo yizamuye bazamumanura, kandi iyo umuntu yimanuye wowe ukimanura haba amaboko aza kuzamura. Pana kwimanura ngo numara wizamura. Oya, nukubanza haba uzawi ubushake ukametriza amasomo yo kwimanura. Uzushikiriye fo haba amaboko, haba raso, haba ibyo bazabashira muri etage ni esase baka uzayikubitamo gutya wakanda kubuto. Aye wewe kabiyo mu birere. Muri iki kinyesha isomo ryitwa imibabaro n'ibyago no kurara dusenga. Ubu nyine tuvuze ngo dusenge na gatatu katarimwo uyu wacu ni nabi, na gatatu katarimwo ubuhanuzi, katarimwo sente, katarimwo mwana muza gusa mugire ngo ye uzogira udutatu tubiri izokwereka abanyeshuri ufite. Ukwereka abanyeshuri abakristo. Abakristo uyu munsi bakeneye ngo nabi naza wowe ugende urare mu isara uzi indorerwamo kamera zose. Nkunda Bishop Christophe nabi wacu Kigali, namukunda cyane. Ari igihe yakubise gutya arambwira twari twishyire mu bukwe, yamambwira ngo uriya muhungu ngo afite radari. Urabona cya kintu kimwe ni radari. Oya, cya kintu kimwe bagazagira kera cyagaza cyerekana amashu, bagazashira inyuma ye parabolique. Yarambwiye urike twari twicaye mu bukwe, sinzi ari umuhungu umwe wavuze ijambo mu gitaramo, ndamubwira ngo ndushe gutekereza. Yaravuze ngo iyo bavuga ijambo ry'Imana ngo azatinya kumira amacandwe ngo atamusakuriza. Namubwira ngo nkundushije gutekereza. Niwe wa mbere uzumenya igihe yamanutse, keretse yarwaye ibigogwe amajene. Ndavuga ngo ngiye kumva iki kintu uyu mwarimu agiye kwigisha abantu. Iyo mwarimu abafite ibibazo, abafite ibisubizo, kandi wewe abarabigishije igitabo kikiruta Bibiliya za silabise zingana ngo kimeze nka korowani nigira impapuro nyinshi, hanyuma agatora mu ibibazo binga ibyo atora abafite n'ibisubizo byabo. Hanyuma iyo bitanze mwarimu umunyeshuri agatsindwa, iwatsinzwe kabiri nama mutegeraho. Aravuga ngo iyo mwarimu bamutoye kuba mwarimu, ikintu cya mbere areba ni impano y'umunyeshuri. Umwana iyo amugeze imbere aza mureba gutya akamamenya ngo impano ye n'ubwubatsi, akamatangira kumwigisha ubwubatsi. Kuko Imana rurema yafashe ikintu impano yawe iguterekamo. Nukuvuga ngo iyo reka dusome mu Matayo. Matayo ni ibice 7. Kansabe muvandimwe Evangeliste Uduma Matayo ni ibice 7 murongo wa 13. Kamisiyonere Uduma dufashe. Matayo ibice 7 murongo wa 13. Munyure mu irembo rifunganye, Yego. Kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abanyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijyana abantu, n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Mumeze 15. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega ryabo. Amen. Akoze cyane. Subira hejuru. 14. Yego. 15. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma. Oya. 14. Reka mpere kuri 13. Munyure mu irembo rifunganye. Yego. Kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijyana mu bugingo, n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Amen.
amen. urakoze cyane. Subira usomere harya profe yasomye ya jambo niryo ryari rifite umutima wanje 10 ibice 10 muri Matayo uhere kuri 37 kuri 38 kandi utikorera umusaraba we ngo ankurikire ntakwiriye kuba uwanjye. komeza. Urengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Amen. Amen. Yeme dushima Imana cyane bikomeye ku rukundo rwinshi mukomeje kutugaragariza. Sinzi ko nabivuga, muri abantu beza, muri abantu beza bitangaje. Barundi niba bakunda gukoresha ijambo ngo biraryoshe, ikintu cyose kimeze neza ngo kiraryoshe. Bo bakunda gukoresha kiraryoshe kuruta ko ngo kimeze neza. Biraryoshe, muraryoshe, mumeze neza, mwuzuye urukundo rwinshi, mwaratwakiriye kuva umunsi ndagira ngo tumenye amakuru tutangira kuvugana kugeza uyu munsi. Ibintu byose byagiye binyura imbere yacu byatugaragarije ko muzi kuri muri mwimbuto nziza yo kwakira abana b'Imana. Yesu ashimwe. Sinzi ko nabivuga, ariko ahantu hose dushitse ukabona guhera ku masahani uko batwakira, protocol uko mwayiteguye, urabona rwose Imana arayibahaye kandi ikorana umwete n'umutima mwiza cyane. Ndabashimiye. Imana ya Isirayeli, Imana y'Abaheburayo ibagirire neza. Cya kabiri, ndashimira Imana inshuti. Jewe nkunda hano cyane kubera ko nkunda uriya wacu niwe Huduma, ni missionnaire. Jewe twicaranye n'umuntu ngo tuganire, mubwirize twicaranye nkubwirize ko ndabona ko atopfa gukizwa keretse tubanye kagenda nyine. Buriya kubana egare kwera imbuto, sibyo? Iyo mubanye n'umuntu nibwo ubona imbuto. Noneho amagambo arashira hagasigara umupira w'imbuto. Noneho mubanye n'umuntu, wenda tubanye n'umuntu, niho nyuma. Ariko kuvuga ngo nicarane n'umuntu mukonvenke, mubwire, nza numva nza mpusha. Hari igihe numva nkumva ndahushije, ndatokesheje, nkumva simba nyeganyeza urushundura. Ariko muri rusange gutya twasenze tugasirimba, ibyishimo by'abana b'Imana nka bimwe nariko mbona bimwe nyine, ukabona biriya n'ibyishimo by'abantu bakijijwe biri aho nyine, ibyishimo by'abana b'Imana. Mu by'ukuri ni byiza cyane kubera ko muri benshi mufite ibintu byiza byuzuzanya, muri benshi. Nje nkunda bene uko nyine mumeze, nkunda sosiyete yacu ari benshi bisirimba, n'abandi abahungu bene abagusa, bene bumva irungu ryo kwirwaho mu ibarabara, tuje kureba abayumva abo nabo ndabakunda cyane. Nkunda masse abantu benshi bari mu biterane kuko bazahuza impano, nkumva birandyoheye. Yesu ashimwe. By'ukuri muri beza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndishimiye cyane kubona Pastor Christine, twarasenganye, twabanye mu cyumba, n'ubuhamya bukomeye. Azoza ategura seminaire y'abakobwa, seminaire y'abakobwa babwira ingene umuntu yizera akarema umugabo. Seminaire y'abakobwa
abagore bo ntacyo baba bagihinduye no kwera imbuto gusa kandi izo nizo twirirwa tubwirizana ariko abasiribateri bagira ijisho ryo kwibesha cyane kuko ijisho ryo kwibesha urareba ukabihuza no kuremwa ukabihuza n'umuryango ukabihuza n'igihugu urabona ibihugu byacu bya Afurika hari ibintu byinshi byagiye byangirika noneho umuntu ashitse hanze egare gufatisha ubuzima noneho ukumva nyine umugeni yova nkari kandi yohava nk'uko atohava iyo rero uganiriye n'umuntu bene uriya aguha amasomo uheraho kugira ngo udaca inzira itariyo kandi iyo wibeshe kuri icyo kintu ukibesha kandi iriya nzira y'umugeni imeze nko kwinjiza inyuzi urudodo mu jisho ry'inani ry'urushinge ikibazo cy'umugabo n'umugore kugira ngo uzonyuze urudodo mu rushinge si ukwihuta si ukwiruka ni ukutumia akili yako vizuri warangiza kutumia akili ukongera amasengesho noneho bikama biguha neza kuko iyo umukuyeyo ari uko wabigenje nta kintu cyiza bazavuga ngo umugore mwiza ni ijuru mwisi umugore mubi ni gehonomu mwisi umugabo mwiza ni ijuru mwisi umugabo mubi ni gehonomu mwisi umugore mubi wahushije gusa ukamupfa kwiruka gusa ngo ari muri Australia si uko atohava samahani abantu baza bumva neza si uko atohava yohava kuko yova ibuvira kuko yova ku ndondo kuko yova masayini ajya ni masayini hano hafi muri aya makaritiye y'iwanyu ahantu hose yohava ariko kuko ikintu kiza gusa mbere ibindi bintu byose byopfa byose ariko ahantu ari ibintu bibiri bitagomba gupfa mu buzima bw'umuntu ibintu bibiri icya mbere ni ikanisa kuko iyo ukuyizera mu ikanisa ukahora ndi wumva ugakuramo izera tuwufatisha ukaza mu ikanisa ugataha utumvise ugasuka agaruka umwaka ugashira ntiwumve uba uhuye n'ishano mu isi kuko aha niho dukura ibintu byose tuzakoresha mu isi mu minsi yo kubaho amen mwibuke ijambo Salomo yavuze nimuramuka mutewe n'intambara nimuramuka mutewe n'inzara nimuramuka mutewe n'ubukene icyo bazavugira hano mana Imana irururuka irasinya aha rero iyo utagize icyo uhakura ukaza ugafata ubusa umuyaga urufura uzobaho aha iki ni ikintu gikomeye kitazakinishwa kuko umugore yo gukoroga ukamuzana hano ukamubwira ati Imana ntiwamumpaye yankoroze gira icyo ukora ubigenze gutyo umugabo yo gukoroga akakujwigiriza ukamuzana hano ukamuzana ifoto ye dore aha ni ibintu byose ni nk'ikanisa dosiye abanyamapepo bayigira gutya bayizunguruka bayikorera gahunda ukaza haleluya ntabwiye muvandimwe umwe yamashiraho akamakora 40 bwaca agakora 20 bwaca agakora 30 bwaca agakora 3 jours sec dosiye papa kandi ngo asenga akazasengera igihugu akamavuga ngo ma ndashaka Australia umpeze Australia niyo nshaka kubera amasengesha ngo ashike
umwuka kubera masengesha yagiye kubita yimura dosiye iyi yanyu twese tuzibamo twese twoja mu ijuru se tutageze hakurya iriya ni sawa cyane n'abakunda bari abagabo biriye gute se ngo aryame umuntu araza aramubwira ngo nta mugisha wawe uba muri Australia, umugisha wawe uri muri Canada. Kandi aranga aravuga ngo ya nkunda Australia kubera amasengesho. Umuntu arongera araza aramubwira ngo ya, aragenda mu masengesho aravuga ngo sinshaka Canada, nkunda Australia, umbeze Australia. Wa muntu araza ubwa kabiri aramubwira ngo ubwo wagumye guhata Australia ndayiguha, ariko nushika tukongere kunza imbere ngo nashwigiriye tubivugana. Nakubwiye ngo umugisha wawe uri hari, byose biva hehe? Hano mwikanisa. Nuwona mwikanisa ufasha urufuro, ufasha umuyaga, uzogo abana bazokunanira, uzomenya icyerekezo, uzogira ibiba nuzoza uhura kuko muri iyi si ni kupanda na kushuka. Muri iyi si nukumanuka mumanuka umusozi we wiruka washika ukagira ngo birakunze, washikiriye pfo kamuhura n'agafinda kirungwa ukamuzamuka warushe wahwereye. Igihe rero cyo kumanuka uzumenya ubwenge, mwuka wera arakwigisha. Igihe cyo kuzamuka mwuka wera arakwigisha. Iyo udafite rero umwarimu mu buzima ukwigisha aya masomo yose uzorungutana iyi si. Bibiri iravuga ngo wasiwe ubonye ishano, kuko Satani akumanukiyeho afite umujinya mwinshi. Soma ibyahishwe, yarababwiye ibyahishwe 2:20 kangahe ngo dore aho utuye n'intebe ya Satani iba. Aho dutuye abavwaze bacu, aho tuzarira abahungu bateretera, abakobwa bateretera, aho twubakira, aho ukorera activities zose niyo neza kuri muri presidence ya Satani. Neza oya niko ibintu bimeze. None wewe urerera imbere presidence, ariko muzi presidence hari iwacu kuyinyuraho ng'imodoka ipfire harya neza nerya ku muryango ifu hariya ku muryango irapfiri. So izo hapfira ureba sinzi yani wa presidence zose ni kimwe kwisi. Ha uhanyuze ndi wo uri gute? Ibintu byose biza bikorerwa hariya niyo ntuzureba uzureba imbere aho tambuka aho ibintu byose Satani akorera. Niho urerera abana, niho uzarira, niho ugira, hanyuma ukarangara udafite amakuru yaha hantu, ukazuza ugafata urufuro ukagenda utuye neza ikitu neza urugo rwawe rwegeranye no rwa shitani. Washikana ugafata ubusa tangaza kizokuba. Ikindi kintu cya kabiri gikurikira icyo gutya nyuma y'ikanisa n'umugore, kuko ivide y'umugore tiyo kurwa n'amafaranga, tiyo kurwaho ni Burayi, tiyo kurwaho no kuvuga ngo wabaye umwami, tiyo kurwaho niki, tiyo kurwaho no kwambara neza. Umugore Bibiri iravuga ngo ibintu byinshi Imana izibinyuza mu babyeyi cyangwa mu bandi bantu, ariko umugore mwiza mw'ijuru baza bacura bakaririmba ufurahi moyo wangu, heri nyingi mepata, sikitiko imekwisha. Haleluya. Iyo tuvuze umugore tuba tuvuze umugabo.
igitangaza si ikindi. Icyo gituma bavandimwe ibi bintu bibiri biragoye cyane. Semene haleluya. Yeme nari mvuze ku mukozi w'Imana Pastor Christina, muzogende hari amasomo runaka y'abakobwa n'abasiribateri azoba kandi azobafasha. Imana ishimwe urusuze Pastor James Muyumbi niwe wange. Asante. Imana igumugisha. Yeme nishimiye kubona Shaka umuntu mwiza. Imana igumugisha. Twarabanye tukiri abana, imikino yose y'abana twaye turaziranye. Aimable wacu muri Ararume, Imana igumugisha. Urakoze, nishimye cyane kukubona. Ruhosha pole cyane, Imana igukomeze. Turi kumwe, tuzagera mu rugo, tuzaza kuba sengera. Imana komeze kubakomeza nizi komeza umuntu agakomera. Reka tuvugane umwanya muto, hanyuma igitaramo numvishe kiraregeye. Hano waracitse ba gapapa avuze neza. Hari ahantu uzugenda gutya wafata abe na televiziyo ukamubona gusa ko harazi za karokaro. Hakaba hano ikamibona ukazubona umuntu n'izina rye. Aha hantu haracumitse. Iki kirere mwaragifashe kirogeje, ibintu byose kurabona ari sawa. Semene haleluya. Herve, Imana igumugisha. Imana igumugisha n'umukozi w'Imana, turagukunda cyane. Bwana sifiwe. Noneho reka mvugira ijambo. Hano hari abavandimwe benshi n'inshuti. Mvugira ijambo abene data bavuze, ariko ndagaruka ku ijambo rya prof. Noneho ku cyumweru, ngira ngo ni ku cyumweru cyashize, nabwirije nimugoroba, hari amagambo navuze ngenda ngarukaho. Iki gitabo ni kirimo amasomo. Iki gitabo kirimo amasomo. Kirimo guhera ku isomo rya mbere ukageza ku rya nyuma. Kandi umunyeshuri nguyu mwarimu, dufite n'abandi benshi n'abarimu na Bishop hano yigeze ndagira ngo arigishije imyaka 10. Tubizayikugora. Nuko amatanga kuru. Iki gitabo ni amasomo. Iki gitabo ni amasomo. Kandi mwibuke neza twese twanyuze mu masomo, n'abataranyuze mu masomo bo bisobanura bikumvikana. Iki gitabo kirimo amasomo. Harimo isomo ryitwa gusenga. Iyo utaryize ngo urirangize, wiga isomo ryo gusenga urirangize. Turgige bwacya ukazakora exameze bw'iryo somo. Wofata kangahe? 0. Hari isomo ryo gutanga. Hano nabonye kabisa nabashimiye. Hano isomo ryo gutanga murifitemo maîtrise. Kabisa pastor wabikoze neza. Kandi niho bonyine bigiriye neza kuko isomo baryakiriye. Hakaba isomo ryo kwizera. Uyu mugabo yatwigishe kwizera amasomo ari bamwe. Hakaba isomo ryo kwiyanga. Niryo ngiye kuvuga prof yavuze. Isomo ryo kwiyanga. Hakaba n'isomo ryo kwikunda. Hakaba n'isomo, hari amasomo. Isomo ryo gushaka, isomo ryo kubyara. Haba iki gitabo cyuzuye amasomo, nyigisho. Babwire abakristo benshi tibakunda isomo ryo kwiyanga. Yesu yavuze ngo umuntu niyanga ubugingo bwe nibwo azabubona. Ngo nagira gute? Nabukunda azabubura. Iryo somo niryo ngiye kubigisha. Semene haleluya. Somo ryo kwiyanga.
tukwiye kwiga amasomo yose muri iki gitabo. Twarangiza ayo masomo nuko tugapfundikira igihe cyose tuzahura. Iyo uhuye n'isomo wize neza ukiga, mwarimu agaturuka hariya akavuga ngo 1 + 1 = combien, warabisomye neza ukabyumva biroroshe. Ariko iyo mwarimu abajije ikibazo ukabona abantu ko bararya amakaramu cyangwa ariko nibibiba ayiwe ndabyibutse. Kuvuga ngo mwarimu arabajije yateguye examen tubone ku rupapuro ukamubona gusa hano kwitabura ukamubona nta kintu pi. Zagenze gute? Ikibazo ni mwarimu cyangwa ikibazo nyeshuri? Ikibazo ni mwarimu. Mwarimu azayigisha, yamara kwigisha amasomo yigishije akaba ari yababaza. Iyo mwarimu yigisha atigishije isomo bwacya kariwe examen, uwo mwarimu mwamubwira tizemewe ndibibaho bo mufunga ni mayimayi kimwe n'abandi. Wozana isomo utigishije ukaja kuri abanyeshuri ngo gute? Kandi umwarimu mwiza, nigeze kuja mu giterane muri Afrika haguruka, Apotre Gitwaza asobanura ikintu ndatangara, ariko naranezerewe umunsi wa. Avuga ikintu aravuga ngo iyo umunyeshuri yahagurukije umudamu bariko balonshinga ishuri ryabo rya Zayoni, noneho bazana umunyarwandakazi wigisha muri Amerika, wari directeur w'ishuri muri Amerika, aza kuyobora iryo shuri ryabo rya Zayoni. Uwo munsi barivuze nari mpari, avuga ijambo ndatangara. Aravuga ngo mwarimu ngwiyo mwanyeshuri atsinzwe, ngo mwarimu abatsinzwe kabiri. Nama mpaka na mutima sinage, urabona mwikanisa ndaho uvuga ngo uzohakana umutima cyangwa ukemera. Nama mpaka na umutima ngo uyu muntu uko ni uje kuba directeur w'ishuri arabyishe. Mwarimu umunyeshuri yatsinzwe, mwarimu abatsinzwe kabiri, biva gute? Tubishoboka. Aravuga ngo none aje kubisobanura, mutegera mu gisobanuro, kuko iyo bavuga ijambo ry'Imana. Ari umuhungu umwe wavuze ijambo mu gitaramo, ndamubwira ngo ndushe gutekereza. Yaravuze ngo iyo bavuga ijambo ry'Imana ngo azatinya kumira amacandwe ngo atamusakuriza. Namubwira ngo nkundushije gutekereza, niwe wa mbere uzumenya igihe yamanutse, keretse yarwaye ibigogwe amajene. Ndavuga ngo ngiye kumva iki kintu uyu mwarimu agiye kwigisha abantu. Iyo mwarimu abafite ibibazo, abafite ibisubizo, kandi wewe abarabigishije igitabo kikiruta Bibiliya, za silabise zingana ngo kimeze nka korowani, nigira impapuro nyinshi, hanyuma agatora mu ibibazo binga ibyo atora, abafite n'ibisubizo byabo. Hanyuma iyo bitanze mwarimu umunyeshuri agatsindwa, iwatsinzwe kabiri, nama mutegeraho. Aravuga ngo iyo mwarimu bamutoye kuba mwarimu, ikintu cya mbere areba ni impano y'umunyeshuri. Umwana iyo amugeze imbere azamureba gutya, akamamenya ngo impano ye n'ubwubatsi, akamatangira kumwigisha ubwubatsi. Kuko Imana rurema yafashe ikintu, impano yawe iguterekamo. Nukuvuga ngo iyo mwarimu atambutse hano imbere azavuga ijambo rimwe, wowe kumva kabiri. Kuko iyo ubwubatsi kurimo baza bakubwira ubwubatsi ugahishurirwa. Iyo ikiganga kikurimo kuvura abantu, mwarimu w'umuganga azaza akakubwira imitsi n'amaraso n'inyama n'amagufwa n'imisokoro, wowe ukazugenda uhishurirwa. Kuko si wowe wabishizemo, n'Imana yabishizemo. Hanyuma iyo avuze rimwe, bya bindi Imana yashizemo biza bikingura indi miryango. Umwarimu
iyo akuruye umwana gutya akamureba aza muve maze gusa n'ingena ameze azahita amenya ngo Imana amuteretse mu iki kintu. Ndavuga ngo urampaye kabisa. Semene haleluya. Isomo mwarimu yateguye, hanyuma igihe bigisha ukarangara ugapfuka amatwi. Isomo ryo kwiyanga riri hano. Washika igihe cyo gusubiza nyagusubiza ugasubiza ibidahuye. Abantu za nyigisho z'ubuntu, za nyigisho zateye muri myaka zitwa ubuntu, tiwombwira ngo igisubizo ni iki, kibazo ni iki, igisubizo ni iki, hanyuma ntiwatanze igisubizo nyaco ngo bakubwire ngo ni mu buntu ngo turagushiriraho. Tibirimo. Hari isomo, hari amasomo birasaba ngo uyige, numara kuyiga hari ibibazo igihe uzashika neza mu gusubiza cya gisubizo tugisubiza ngo n'ubuntu. Ubuntu ndi buzagusubiriza. Niko bisetinze, niko bzuba. Ikibazo rero abakristo tufite uyu munsi wa none turabanebwe. Iyo tugezemo iyo Yesu aguhamagaye taza gusangiza amata na kostime n'ibinani, aza guhamagara gutya guhamagara akakunyuza mu mishugi n'amahwa n'amashupa, ariko kugenda umwegera niko ibintu bigenda bihinduka. Umuntu utarizira isomo ryo kubabara, ryo gukubitwa, ryo kuvunagurwa, azagiziramo gutya akamasubirayo. Tibishoboka iyo Yesu aguhamagaye gutya ikintu cya ugenda uhura n'ibihe by'ibigeragezo n'imukubita, ikintu cyose ukoze ubona ko kiranga. Ariko iyo wize isomo wari metrije neza na neza uzugenda iryo somo abakristo benshi ntibarikunda. Muzobaza uyu munsi dufite abakristo, uyu munsi turi abakristo, uyu munsi turera abakristo kubareresha amata muri iki gihe, muri iki kinyejana. Isomo ryitwa imibabaro n'ibyago no kurara dusenga. Ubu nyine tuvuze ngo dusenge na gatatu katarimwo uyu wacu ni nabi, na gatatu katarimwo ubuhanuzi, katarimwo sente, katarimwo mwana muza gusa mugire ngo ye uzogira udutatu tubiri izokwereka abanyeshuri ufite, ukwereka abanyeshuri abakristo uyu munsi bakeneye ngo nabi naza wowe ugende urare mu isara uzi indorerwamo kamera zose. Nkunda Bishop Christophe nabi wacu Kigali, namukunda cyane. Ari igihe yakubise gutya arambwira twari twishyire mu bukwe, yamambwira ngo uriya muhungu ngo afite radari. Urabona cya kintu kimwe ni radari, oya cya kintu kimwe bagazagira kera cyagaza cyerekana amashusho, bagazashira inyuma ye parabolique. Yarambwiye urike twari twicaye mu bukwe, sinzi iyo umuntu afite impano abayifite. Yamambwira ngo sinzi uko bateye nyine ngo dutangire dusengera ubukwe, ngo avuge gutya. Yamambwira ngo uriya muhungu ngo afite parabolique, ngo ko ndayibona. Parabolique ni igantene ngo azayerekwa, ngo iyo umuntu neza agiye kumubona ko azayerekwa ari mugenzi we, ngo azabona cyakinda kimuzanira amashusho. Abakristo bawe Bishop Joseph bakunda ngo wowe urare wamubwira urya uzane radar, wamuberekwa bose za darubini bakunde biruke. Ariko isomo ryo kubabazwa kugira ngo batunganywe neza, kuko
nta musirikare mwiza uhaba. Abasirikare bacu i Rwanda cyangwa abahe kugira ngo bamunyuze muri training ntibaba bazajana muri Marriott. Marriott ni hoteli iri mu mahoteli makuru hari. Bazamutegura igikoma kirimo amata n'amagi na ji cya kivuguto cya ji na za yawurute n'amasalade n'amaguru y'inkoko akaranze yumukije neza. Bamutegura kuja kurwana na Al-Qaeda muri Sudan. Bazabaraza hejuru y'ibiti bategura kuja kugira ngo muzogende muzamureba amateka ya gisirikare, ureba amateka ya Israel, ureba amateka y'Abanyamerika, ureba amateka y'Abarusiya, ureba icyo gisirikare ibihe babamo zo kwitoza. Baza bitoza abahungu benshi barabizi banyuze mu gisirikare. Jando Musavire kuva muri Bzura kugeza uyu munsi kugeza ndi hano muzobarebe bazabatoza. Ariko ndabizi abavandimwe banje n'abandi ba data wacu baba abasirikare, ikintu cya mbere nzambabaza urugendo rwo kwitoza. Bakambwira amakuru, kambwira amakuru yo kwitoza. Bakristo ni muze mutozwe ikintu cya mbere, mutora ijambo ry'Imana, musome mumenye amakuru, mumenye isomo, mumenye ahantu umukristo azanyura. Bakamukandakanda bakazamurara bamuzigira mu nda gutya, kandi Imana ikamubwira ati uri muri training, uri mu masomo. Uva muri iryo somo ukinjira mu kindi cyumba, winjira muri icyo cyumba bakagukubita gutya bakazagutera nk'umupira. Icyo cyumba akivamo ukagira nk'imyaka 3. Gihe kimwe jewe na Ntamayiza na Karege twavuye i Burundi twamadukumuri igitaramo cyo muri Afrika. Turagikumbura turi i Burundi turasara. Twama tuvuga ngo tuje i Rwanda turagenda nta faranga. Na Ntamayiza na Karege abanuza twari dufite umurundi umwe i Bujumbura, turi Bujumbura turi mu Kibenga dukumbura igitaramo cyo muri Afrika. Twama tuvuga ngo tuze gutarama. Tubwiye umudamu umwe aduha nimba ari 5,000 by'amarundi. Tuvayo tugera mu Kirundo. Mu Kirundo ngo dushike mu Kirundo dutega moto, dutega igare ya mituzana mu Kirundo itugeza i Nyamata. Igare tunyura izira zimwe saza zinyugwa, tugera ahantu baza binjira mu mazi, ngo tugere mu mazi n'amanani n'amagare amakinga. Turaza turambuka neza tugeza Nyamata. Ngo tugere Nyamata duhamagara umuntu i Kigali, naho tugatera telefone duhamagara umuntu i Kigali. Tugeze Nyamata nta tike kudusinya bamaso nangahe twishu barohereza. Ati mwebwe ni mutege muraza musange muri gare Kicukiro. Dutega turaza tugera muri gare. Ubu iyo mbona dufashe indege ndigitanga. Ayo masomo yose abaho. Hari amasomo bisaba byanga bikunda mw'abakristo nimwirengagiza mugakena ngo pastor gusa azabereka aharara, kandi gasaba pastor bose nimubwira ngo ni bose aharara yo harara. Ariko naterekwa cyangwa akerekwa cyangwa akagira mukaba mufite ikintu mukunda ukagira ngo wametrije amasomo y'iki gitabo ntibizokunda. Birasaba hari isomo ryo gucishwa bugufi, kandi ucishijwe bugufi semeni haleluya. Ijambo ry'Imana umukozi w'Imana atwigishije ngo dushike turisubiramo. Jacques aratubwira ngo sindambwe standard nizirindwi. Yesu yabuze indi yo kwicisha bugufi asanga hahetse. Ngo kwinjira muri kavu gasuye ukamanuka nta kandi kumba ko hepfo yahetse yashize. Aburaho aje kwicishiriza bugufi. Yamabwira Imana ati nahise. Amazimana Imana iravuga ngo papa ngiye kukwereka. Semeni haleluya. Ngiye kukwereka. Twigishije ngiye kukwereka, ngiye kukuzamura. Umuntu iyo yizamuye bazamumanura, kandi iyo umuntu yimanuye wowe ukimanura haba amaboko aza kuzamura.
pana kwimanura ngo numara wizamura oya ni ukubanza haba uzawi ubushake ukametriza amasomo yo kwimanura uzushikiriye fo haba maboko haba raso haba ibyo bazabashira muri etage ni esase baka uzayikubitamo gutya wakanda kubuto ayi wewe kabiyo mu birere semene haleluya iryo somo wa ukunda ubugingo bwe ngundi yo buraza mu masengesho ngundi yo bushakisha mu Imana mu cyacumi ndiyo zo mugora ayo masomo yose warayakwebye izo kugora zo bumwigisha wa Yesu uri fake miyaga iri hanze byanga bikunda byo turagowe imiyaga yo tuzohura nayo kubabazwa tuzohura nako ibindi bintu tuzohura nabyo titwo bikwepa ngo bishoboka birasaba ko aya masomo yose nitwanga kuyiga tituzanga ukora examen yayo iyo byanga bikunza tuzakora examen yayo ariko iyo umuntu yakoze examen yumva asobanukiwe ahishuriwe bavandimwe nidukora amasomo y'igisirimba nawe nkubitiraho beya y'igisikandi twarametrisha y'igisirimba narabwiye ejo bundi hari umudamu tuba tumwita ngo ni shanga kera tugija za gisenyi yagira gutya kama bacuranga nyine imicoge n'imimaro ugezweho yakubita gutya kamanza kaze mwayiwe ngo cha data kiraje ngo kiraje we teze shanga igiki ngo igisirimba we tugahita tumenya ngo ni igisirimba cha data cyo cyambere kiza cyamba gifata ngaho kubita data nicyo cyambere iki tufite doktora yacu ariko mu gihe cyo kwiriza bya bindi yatubwiraga ngo yaye ngo azayumva ko bizatugora semene haleluya Imana idufashe duce mu masomo iryo jambo sojerejeho duce mu masomo kuko iki gitabo kirasaba ngo twiga amasomo yose tuyamenye tuyametrize tuyahabwemo ubushobozi kandi ayo masomo tuyige niturangiza tuyakorere ikizamini niturangiza tuje muri defense graduating mu ijuru bavuge ngo urakure certificate n'ibintu byo gukwepa cyo gituma abakristo bacu bata iyo avuye mu ruvunge agiye hanze azagenda ahindukana nibi ejo hantu twari turi n'abavandimwe bari badutembereje kreme Imana igumugisha data Imana igumugisha radutwaye ahantu ariko Kenya bazisa amahoro yo mu ijuru ya Abrahamu na Isaka nako izobe kubanya Kenya n'abanyagihugu b'abanyakenya n'abanyabimogi babo nuko bazomenya Imana kuko abantu ni beza badufatiye abantu neza babahaye imirimo murasa neza amafaranga mwe mutanga n'amanyakenya Imana yo mu ijuru zabagirire neza cyakabiri ngo ashike ndababwira ngo dore uyu muco w'abamasayi nubwo yo kwiga ariko wa muco wabo wa gakondo w'abasomali w'abamasayi w'abasudani ariko twebwe kubera ko twebwe ibintu by'umwuka ibi si ibintu twebwe izi ntambara tugira abantu bacu guhinduka aho bashitse hose akama bahinduka si imico yacu nkiriye ni umwuka ibintu byacu ni iby'umwuka bigomba gukorerwa mu mwuka hanyuma umukozi w'Imana aratwigisha ngo umutima uyu maze kuba konvengi uririya warahuye n'Imana ni uzawandika usanga ibintu dushitse mu masomo runaka ahantu runaka twamusanga umuntu yarasigaye yarahindutse
icyo gituma urimo kubona dufite abapasiteri bahindutse, abayumbe bahindutse. Iki azanyura mu isomo rikamunanira akamahungu, noneho akambara ya shusho itari yavuga uko asa, akavuga uko adasa. Icyo kintu bavandimwe, hari amasomo. Imana ibaha umugisha. Zamura ikiganza cyawe soze babwire ngo hari amasomo. Somo ryo gukandagira amahwa, somo ryo kwiyanga, somo ry'inzara. Mana data wa twese uri mu ijuru, duciye bugufi Imana, titumetirize isomo ry'igisirimba, ngo tumetirize isomo ryo kuba hamwe no kunezezwa n'indimi, ngo tumetirize isomo ryo hirya no hino, ariko isomo ry'umwuka wera, isomo ry'umwuka wera, isomo ry'umwuka wera. Ariko Mana we, isomo ry'umwuka wera, uwanga ukunda ubugingo bwe uzabubona, ariko utabwitaho kubwa Yesu ubona uzabubona. Duciye bugufi, duha imbaraga zo kwiga amasomo yose adusabwa muri uru rugendo, mu izina rya Yesu, amen.